Uworizagura Florien wamenyekanye nka Yamano yanditse amagambo atangaje ateye ubwoba. Yanditse agira ati kubera wenda navukiye kure y'iterambere hari igihe mpa urukundo nkarwima imbwa, kandi burya imbwa ntiyakugambanira. Reka mbabwire nta muntu n'umwe wanyumva, ariko byose byapfiriye mu gutanga umutima wanjye. Igihe bizacamo haza ibindi kandi byiza, mwana wanjye cyangwa muntu wanjye, aheza ni mu ijuru. Ayo ni amagambo Uworizagura Florien yatangaje afite ikiniga cyinshi ndetse n'amarira ari kurira bitewe n'agahinda yari afite. Ese turibaza nti ni ukubera saga ziriya videwo yagiye hanze, cyangwa n'umugore we nawe afite agahinda kuko muri kugenda mubibona kuri ekara yanyu, nawe afite agahinda kenshi cyane, nawe afite amarira. Ariko nagira ngo mbabwire mukomere, mwihangane ibigeragezo muri gucamo. Ibigeragezo si karande kandi si n'umurage. Imana ibifiteho umugambi mwiza kandi muzagera ahantu heza hashimwa n'abantu. Uyu muryango rero wa Yamano ubu wibereye mu Burayi, bamaze iminsi mike bagiye. Rero yatangaje aya magambo ashyiraho umutima umenetse, ashyiraho ishavu n'agahinda, ndetse arangije yandika na nimero ye ari gukoresha yo hanze. Ibi rero yabitangaje mu rukerera rwo kuri uyu munsi ku itariki kuri uyu wa gatanu, mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu niho yabyanditse, ariko yabyandikanye agahinda. Abanyamakuru ndetse n'abakoresha social media nabo bahise bayisamira hejuru bavuga ati ibi bintu bigiye kuba ku muhungu wacu ni iki? Komenti zari nyinshi cyane, ariko bamwe bamuhumurije, bamwe bamwereka yuko bamufitiye urukundo. Mureke twereke uyu muhanzi Yamano kuba tumufitiye urukundo. Hari benshi bashobora guseka, hari benshi bashobora kubyishimira, ariko nta muntu wakwishimira umuntu ari mu kaga. Reka tubane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Njye muba muri kubana n'umukobwa mukunda muri benshi ndetse w'Abanyarwanda. Nitwa Joy, niyo mazina yanjye. Ndabakunda cyane, reka tubane. Mwaramutse neza Banyarwanda, Banyarwandakazi, ahantu hose muri mu mpande zose ndabaramukije, ndabasuje. Amahoro y'Imana abane namwe, mugire umugisha, mugire amahoro, mugire ubumuntu, byose bibabeho. Nitwa Joy, umukobwa wanyu mukunda muri benshi. Rero umuhanzi Yamano nko muri kugenda mubona kuri ekara yanyu, afite ikintu bita agahinda, afite umubabaro mwinshi cyane, afite amarira ndetse n'agahinda k'umutima we, ku mubiri we. Muri kubona umuntu w'umugabo arira biba byafashe indi ntera. Kubona umuntu w'umugabo arira afite ikintu bita agahinda, ukabona si uyu muntu abaye iki, uyu mugabo bigenze gute, ariko kumubona afite amarira, afite agahinda, biba bibabaje cyane. Rero uyu musore ndetse n'umugabo, kuko afite umugore nk'uko muri kugenda mubibona, ndetse n'umugore we nawe ari mu gahinda bitewe. Se turibaza nti videwo ye yagiye hanze cyangwa byagenze gute? Ariko we nta kindi cyabitera. Iyo yarangije gutangaza ariya magambo uhita wumva yuko atameze neza cyane. Abantu rero abasitari benshi bagiye bamuhereza komantere zimufasha, bamwe nyine ntabwo babura, babandi baseka umuntu cyangwa bakavuga umuntu ntabwo bijya bibura. Ariko nagira ngo nkubwize ukuri, uyu mugabo ni ugukomera, uyu mugabo akomere, uyu mugabo kandi bimere neza cyane. Turabyizeye yuko bigomba kugenda neza, nubwo ari mu marira menshi, ari mu gahinda kenshi cyane, ari kwicuza kwinshi cyane. Ndabyizeye ntashidikanya yuko bishobora kugenda neza kandi cyane. Uworizagura Florien yavuze ngo ese ni ukubera navukiye ahantu kure kure y'iterambere, niyo mpamvu nagize umutima mwiza, abantu bakambona yuko nta cyiza nakora cyangwa nta cyiza nabagezaho. Ibi byose mbitangaje amaze iminsi yerekeje mu gihugu cy'Uburayi. Umuhanzi Yamano reka tumusengere, tumurabire, tumwifurize ibyiza gusa kugira ngo abibone. Tumwifurize kugira ngo Imana imujye imbere mu byo akora byose, ndetse n'umugore we n'umufasha we, Uwiteka abagirire neza kandi agomeze yivange mu byayo. Imana ni nziza kandi Imana ishobora byose. Dushimira abantu bose bateye ku materi nziza, namwe mwateye ku materi mbi mufite impamvu mwabiteye, ariko dukunda umuhanzi Yamano, yatugejejeho indirimbo nziza cyane, turafashwa, turishima. Mureke tumusengere ibihe bibi nk'uko yabivuze ari gucamo abinyuremo neza kandi abinyuremo yemye. Turamukunda cyane. Rero buriya ni byiza kuba ukunda umuntu warangiza ukanabimwereka, ukabimwereka cyane. Ikintu cya mbere rero ni ugusenga, ukamusengera. Imana ni nziza kandi Imana ishobora natwe kudumuja yuko twakoreye Imana, kandi turifuza abantu bamuri hafi bamuhumurize
ibibi biraza, ibyiza bikaza, ariko Imana niyo ya mbere ku buzima bwacu bwa buri munsi. Imana ni nziza kandi ishobora byose. Ngahe nguko rero, reka mbine aha ngaha mbifuriza umugisha w'Imana mwese muba munkurikiye, amahoro y'Imana kugira ngo ajye ababaho, ubwiza bw'Imana kugira ngo bujye bubabaho, kuko buriya mu buzima gusenga nicyo kintu cya mbere. Niba wagiye mu kazi Imana iguha amafaranga, niba urwaye ihangane, niba wagize ibindi bibazo byose 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 ihangane, ndagusengera mwese, ndabasengera abantu bose mufite ibibazo kugira ngo birangire bigende mu izina rya Yesu. Ibyo byose bihebesha, mugira agahinda kenshi nk'uko uyu muhungu wacu nawe ameze. Ariko ya Mana arababaye cyane pe, kubona umuntu w'umugabo urira amarira agashoka, birababaje. Ubundi kumureba nkavuga ati Mana umusange umurengere kuko ni wowe ushobora byose. Ngahe nguko bye, ndabakunda bye.